Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe umwe mu bafarizayi atumira Yezu ngo basangire, maze yinjira iwe ajya ku meza. Maze haza umugore warihabara mu mujyi. Yari yamenye ko Yezu ari ku meza mu nzu y'uwo mufarizayi, aza afite urweso rurimo umubavu. Nuko aturuka inyuma ya Yezu, yunama ku birenge bye arira. Amarira atonyangira ku birenge bya Yezu, abihanaguza imisatsi ye. Agumya kubisoma anabisiga umubavu. Umufarizayi wari wamutumiye ngo abibone, aribwira ati uyu muntu iyaba umuhanuzi koko, aba yamenye uyu mugore umukora uwo ari we n'icyari cyo, ko ari umunyabyaha. Yezu araterura aramubwira ati, Simoni, mfite icyo nkubwira. Undi aravuga ati, mbwira mwigisha. Yezu ati, umuntu yari afite abantu babiri bamurimo umwenda. Umwe yari amurimo amadenari 500, undi 50. Babuze icyo bishyura, abarekera umwenda. Muri abo bombi ni uwuhe uzarusha undi kumukunda? Simoni arasubiza ati, ndasanga ari uwarekewe umwenda munini. Yezu aramubwira ati, ushubije neza. Nuko ahindukirira wa mugore abwira Simoni ati, urabona uyu mugore? Ninjiye mu nzu yawe ntiwansuka amazi ku birenge, naho we yuhagije ibirenge byanjye amarira ye, maze abihanaguza imisatsi ye. Ntiwampobeye unsoma, naho we kuva aho yinjiriye mu nzu ntiyahwemye kunsoma ibirenge. Ntiwansiza amavuta ahumura mu mutwe, naho we yansiza umubavu ku birenge. Nicyo gitumye nkubwira nti, ibyaha bye byose uko bingana arabibabariwe, kubera urukundo rwe rwinshi. Naho ubabariwe bike akunda bukeya. Nuko Yezu abwira umugore ati, ibyaha byawe birakijijwe. Abari kumwe nawe ku meza batangira kwibaza bati, uyu ni muntu ki ugeza naho gukiza ibyaha? Naho Yezu abwira wa mugore ati, ukwemera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Iyi ni Ivanjili ntagatifu. Uragasingizwa Kristo.